Murakoze cyane bantu tutaherukanaga, ndabashuje mu izina rya Yesu. Imana ibahe umugisha. Tumaze kumenyerana rero, nitwa Kanani Jean Baptiste, ndagarutse kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana. Imana ibahe umugisha. Reka dusome amagambo y'Imana ari mu Migani ibice 10 umurongo wa 5 uwa 4 n'uwa 5. Turifashisha ayo magambo ubundi tuyaganireho. Imana ibahe umugisha. Umurongo wa 4 haravuze ngo ukoresha ukuboko kudeha azakena, ariko ukuboko k'umunyamwete gutera ubukire. Usarura mu kino umwana ufite ubwenge, ariko uryamira mu isarura ni umwana w'urukozasoni. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Aya magambo ari mu migani, ni imigani yanditswe na Salomo, ariko yayandikaga afite icyo agamije kwigisha abantu, cyagamije kubabwira no kubahugura. Imana idusure kandi tugire neza. Hano ku murongo wa 4 rero aravuga ngo ukoresha ukuboko kudeha azakena, ariko ukuboko k'umunyamwete gutera ubukire. Yandi magambo yari ari gushishikariza abantu kugira ngo barekure amaboko. Bimwe by'iki gihe twita gukura amaboko mu mufuka, bajye bakora ikintu nyine bagishyizemo umwete, bagishyizeho imbaraga, bagikunze, kandi batanga igihe cyabo kinini ku kintu cyose bari gukora, kugira ngo nuba uri mu kintu koko n'abantu nibabibona babone kuri mu kintu kandi uri gukoresha imbaraga. Arangije aravuga ngo kandi ukoresha uko kuboko k'umwete, uwo bizamuzanira ubukire. Dutanze urugero ku bahinzi muri iki gihe, ababimenyereye baba ahantu bahinga, umuhinzi wakoresheje umwete ashobora kumara umurima vuba, ashobora guhinga ahantu hanini ku buryo najya no gusarura azasarura byinshi, yabivunja mu mafaranga bikabyara amafaranga menshi, kubera ko yakoresheje ukuboko kutadeha. Ntabwo yigeze ashyiramo ubunebwe, ntiyadeshye, ahubwo yakoresheje umwete. Niyo mpamvu umurongo wa 4 utubwiye ngo ukoresha ukuboko kudeha wazakena, ariko ukuboko k'umunyamwete gutera ubukire. Ndatanga n'urugero ku bantu bacuruza. Abantu bacuruza nibo bantu bakunda kuzinduka bajya mu kazi, kandi bagera mu kazi ukabona agashyizeho umutima, ukabona nta burangare. Hakwinjira umukiriya harimo n'undi nawe akamuha ikaze n'akaribu, ubona amushyizeho umutima, kandi akagerageza kubafasha bose kugira ngo abanezeze, abahe ibyo bashaka. Agakoresha imbaraga mba mbona henshi ziba ari n'iz'umurengera, ariko kubera ko aba afite uwo muco kwakira abantu biri mu nyungu ze, ariko agira ngo nabo ari guha serivisi bagende banezerewe, agashyiramo umwete mwinshi, agakoresha imbaraga nyinshi, agakora hepfo no haruguru kugeza bose abahaye ibyo bashaka, nabo bakamuha ibyo ashaka, ubundi akagira gute, bagatandukana. Bibiliya ivuze ngo kiravuze ngo ukoresha ukuboko kudeha azakena, ariko ukuboko k'umunyamwete gutera iki? Ubukire. Uwo nguwo basevinze vuba, atitaye ngo ni benshi, atitaye ku mubare wabo, bamuha amafaranga nyine yayandi akeneye, bigatuma mu mushahara cyangwa mu byo yashakaga bizana ubukire. Kuko uko aha benshi, uko yakira benshi, uko asevinga benshi, ni nako abona amafaranga menshi, bityo bikamutera ubukire kuko yakoranye umwete. Imana idusure kandi tugire neza. Aho ni mu buryo bw'umubiri. Mu buryo bw'umwuka rero nabwo, ibi bintu dukora byo mu buryo bw'umwuka nabyo bisa n'akazi gasanzwe ko mu isi. Niyo mpamvu ubona hari umuntu ujya mu murimo w'Imana ukabona urimo n'amaguru n'amaboko n'ubwenge n'umubiri, ukabona yaritanze, mbese yihinduye nk'igitambo, ari imbere y'Imana, ukabona ni 110% cyangwa ukabona arimo 100%. Uriya rero nawe mu isi y'umwuka aba ari gukoresha ukuboko k'umwete. Kandi kuri ya kuboko k'umwete abanyamwuka nako kubaha ubukire. Uzasanga abantu benshi bagiye batandukanye ku mpano z'Imana, nta kindi kizizana, ni uburyo umuntu yakabakabye iby'Imana, akagerageza kubishyiramo imbaraga, akabijyamo kandi asenga, akiranuka, agisha inama Imana ikimubwiye agikora, kandi akagikorana imbaraga z'umurengera, ndetse ku buryo abantu bageraho bakamwita n'umusazi. Ba bandi bajya bita abasazi,
mujya mubabona iyo yirinda icyaha n'igisa nacyo, imbaraga zose wakoresha uko zaba zingana kose ukorera Imana. Niwe Bibiliya yise ngo ukoresha ukuboko k'umunyamwete, ngo ukuboko k'umunyamwete gutera ubukire. Ariko hari n'abantu bajya mu bintu ntumenye ko banahari, haba mu mirimo isanzwe yo mu isi yo gukorera abandi cyangwa kwikorera, ukagira ngo uwo muntu ntarimo, ukagira ngo ntiyahageze, akagera muri biro agahita akinga, akajya kuri interinete cyangwa akagira gute akikorera ibindi, waba umusize mu kazi ari umukozi wo mu rugo, ukimara kurenga irembo reka akigira mu bindi bidasanzwe, ku buryo wagaruka ugasanga yenda nawe yarashinzwe gutekera ntiyabatekeye. Uko ni ukuboko k'umunyamwete. Kandi abantu bakora akazi batakitayeho, batagashyizemo imbaraga, haba mu buryo bwa kimwuka no mu buryo busanzwe, bibagiraho ingaruka. Yafatiwe mu ikosa, shebuja aramukata. No mu Mana rero imigisha wagombaga kubona wakoresheje imbaraga, wakoze ibyo ugomba gukora kandi ukabikora ku gihe, ntabwo ari iyo ubona iyo utabikoze. Ubwo rero Bibiliya yivuze ukuri, iravuze ngo ukuboko k'umunyamwete gutera ubukire. Ariko ukoresha ukuboko kudeha azagira gute? Azakena. Imirimo werekejeho amaboko ni nako Bibiliya yarambwiye ngo ukorane umwete. Waba ari umurimo wo kugukenura mu buryo busanzwe bw'inaha, yaba ari ukorera shobuja, yaba ari ukorera ababyeyi, uwo murimo ukorana umwete, kuko Bibiliya iravuze ngo ukoresha ukuboko kudeha azakena, kandi ukuboko k'umunyamwete gutera iki? Ubukire. Imana idusure kandi tugire neza. Akazi kose dukora twikorera ndetse nako dukorera Imana, Bibiliya idusaba gushyiramo imbaraga, kandi ako kazi tukagakora kagaragaza koko turi abantu b'inyangamugayo, ko turi abantu bakunda akazi, ko turi abantu bashoboye akazi, haba mu buryo bw'umwuka no mu buryo bw'umubiri, tukera imbuto zikwiriye abihanye, abantu bakifuza ko kudukoresha. Imana idusure kandi tugire neza. Waba uri umukozi w'Imana, abantu bareba uko uhimbaza Imana, uko ukorera Imana, uburyo uvugira Imana, uburyo uri inyangamugayo, uburyo uri icyitegererezo, uburyo ukizwa neza, uburyo utabivangavanga, bagahita bifuza kuguha ikiraka mu murimo w'Imana nyine. Ukagenda kandi nawe wahagera ugakoresha ukuboko k'umwete. Nimba ari ugusengera abarwayi ntiwijujute ukagira vuba, nimba ari ukubwiriza ijambo ry'Imana ntiwijujute ukabikora, nimba ari ugufasha imfubyi ntiwijujute ukabikora, nimba ari ukubaka insengero ntiwijujute ukabikora, nimba ari bya bikorwa by'urukundo, ya mirimo izaduherekeza tuvuye inaha mu isi, ukabikora ubikunze kandi ukabikoresha imbaraga, atari ukurebera ku bandi, ahubwo wowe ukaba bandebereho. Imana idusure kandi tugire neza. Imana ishimwe. Bibiliya rero iravuze ngo ukoresha ukuboko kudeha azakena, ariko ukuboko k'umunyamwete gutera iki? Ubukire. Natanze ingero zifatika mu isi, abantu bakunze gukora cyane batita ku masaha, hari n'ababura umwanya wo kuruhuka n'umwanya wo kurya, bari mu kazi, njya mbareba bikanyigisha. Ariko uramubona umwaka umwe, 2, 3, 5, umuntu uteye utyo ntajya amara imyaka 10 ataragera ku cyo ashaka. Ujya kubona ukabona yavuye ku rwego agera ku rundi, kuko nta saha ye yo gupfusha ubusa, nta gihe cye cyo gupfusha ubusa, kandi yageze mu kazi nta nengeka, ibintu akoza bikorana umwete, n'abakorana nawe baramushima, niba utaba bakamwongera akazi. Hari abo twigeze tubana bakoraga muri serivisi z'ubwubatsi, ariko ikikwereka umuntu bikora neza, arangiza chantier Nyaruguru ugasanga bamuhaye i Kigali, ngarangiza chantier y'i Kigali ugasanga bamujyanye mu majyaruguru, yarangiza yo mu majyaruguru ugasanga bamujyanye za Rusizi, bahora bamuzengurukana kandi bahana ubuhamya, bakavuga ati uriya muntu akorana umwete ndetse kandi akanakora neza. Ibyo rero bimutera ubukire, kuko iyo apatana henshi, iyo akora henshi, yatsindira amasoko menshi, nibwo bwa bukire, agenda savinga amafaranga menshi, akagira hava akagira nahagera. Mu buryo bw'umwuka rero naho njya mbibona umuntu wera imbuto, umuntu w'inyangamugayo, umuntu w'icyitegererezo, umuntu ukizwa neza, niyo atajya kubwiriza ku mateleviziyo menshi, niyo atajya kubwiriza ku maradiyo menshi, ariko usanga muri karitsiye buri wese yifuza gusengana nawe, usanga ku rusengero asengeraho ari we bakunda kugisha inama, usanga mu byumba bamaribo ari we muntu bifuza kwegera ngo abaganiriza ijambo ry'Imana, usanga mu nzira agenda no mu matagisi abantu bashaka kumusaba ubuhamya,
kubera ko ibikorwa bye birivugira, ntabwo ari byo yirata, ahubwo ibyo yakoze nibyo biri kugenda bituma abantu bamugirira icyizere, bakamwegera, bakamusaba ngo abavungurire kuki, ku buhamya. No mu murimo w'Imana rero, iyo umubonye ari mu murimo w'Imana usanga nta kindi yitayeho, ahubwo ukamubonamo ko ari umukristo uri kuva mu isi ajya mu ijuru, agakora atari kugira ngo abantu bamurebe cyangwa bamushime, ahubwo agakora nk'uzi icyo akora, nk'uzi Imana akorera iyo ari yo. Ndetse no mu mirimo isanzwe ugasanga akora nk'utagamije gutakaza igihe cy'ubusa, kuko iki gihe Imana yaduhaye mu isi n'uyu mwanya Imana yaduhaye izawutubaza, itubaze n'icyo twawukozemo. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Soza rero akazi Imana yaguhaye, umurimo Imana yaguhaye, ivuganye niya nawe mwiri jambo ngo ukorane umwete, kuko ukuboko k'umunyamwete gutera ubukire, ariko ukoresha ukuboko kudeha azagira gute, azakena. Mu isi isanzwe, mw'iyi mirimo dukora itubeshejeho muri iki gihugu, ndetse naho ujya hose, aho wakabona hose, naho usabwa gukoresha ukuboko k'umwete, ukabyarira umusaruro uwagutumye, ukabyarira umusaruro uwukorera, ababyeyi ukababyarira umusaruro, kandi ntubabere ikigusha, ahubwo ukababera icyitegererezo cyiza. Mu kazi ukaba icyitegererezo, bimwe byo kwiba no kugavura, bimwe byo kwiba amasaha n'igihe, bimwe byo gukoresha umwanya w'abandi w'akazi ukawukoresha mu byawe ku nyungu zawe bwite. Ibyo byose ni ubujura, kandi Imana ntikunda abajura. Ijambo rero sojeho riravuze ngo ukoresha ukuboko kudeha azakena, ariko ukuboko k'umunyamwete gutera ubukire. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Mbifurije gukora neza ibyo mukora byose nk'abazagororerwa n'Imana, kandi n'abashobuja bakazajya babirata nk'abakozi bakoranye nabo neza. Ku munsi w'imperuka cyangwa ubwo tuzaba tugiye mu rubanza, shobuja w'ijuru nawe akazabirata avuga ko mwabanye neza aho yabatumye hose, aho mwamuhagarariye hose, ko mwamugaragarije neza kandi mukamuhesha icyubahiro. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu.